ukwitanga kw'abazarendo ntikugaragaza ko intambara ishobora kuba igiye kurangira. tukiri kuri iyo ngingo menya ko nta buhungiro bari basigaranye, abari muri reaxe ya Kinigi umanuka Gatoyi. Nyuma y'intambara Kongo izaba imeze gute? Uyitekeza gute? Kuko iyi ntambara iratwara abaturage, iramena amaraso menshi atandukanye. Noneho iyi ntambara ikindi economy, igihugu kirimo kirasorwa umutungo ujya hanze. Iyi ntambara nirangira nyuma y'intambara ntabwo Kongo izaguma uko tuyibona ubu. Kongo rwose izacikamo ibice bizaba bine. Baracyabikora. Turikomeje ejo ku munsi w'ejo yarashe kajugujugu, inarasa drone, inarasa ifaru. Isakomeza irase n'ibindi. Noneho inkuru yacu yatinda kuri ibifaru cyane. Ibifaru impamvu bivuga ni ibifaru bimwe mu bifaru bimaze kuza leta ya Kongo yaguze Abdallah yabiguze muri Turukiya. Bijya ifaru yaguze muri Turukiya nibyo byabigendeyemo yarayigikubise. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Dode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Dode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Dode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 Gana iduka Dode Diemano urasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, turakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'amakuru agezweho kuri tariki ya 15 ukwezi n'ukwa gatanu umwaka wa 2024. Ngende Mekika Iranga na Abdallah Jean Pierre. Abdallah Jean Pierre, how are you? I'm good. Long time Man. Where you have been? I was lost. You was lost. Yes. You was lost at home. You was resting your mind. I was just looking after my children and how to taking care of them. Taking care of them. Okay. Abdallah, nakushukuru kuwa na wewe. Asante sana. Nafikiri ulikuwa vizuri. Ndio, nilikuwa vizuri, nilikuwa kwa familia yangu nikiangalia namna ya kuwachunga watoto. Ndio. Na kuwatafutia chakula, kuwashughulikia chakula. Okay. Na kukaribisha hapa kwenye Bwiza TV. Hii ni Bwiza TV. Inaanza habari mapya za siku hii, siku ya tarehe 15 mwezi. Kama kawaida ni mapigano. Ni mapigano. Mapigano kawaida. Tuko tunaendelesha drone zetu kusini ya Eastern ya Kongo. Kusini. Yani Sud Kivu. Eastern Congo. Eastern Congo is not kusini. Is wapi? Mashariki. Ndio, mashariki ya Kongo. Okay, twatangiye ikiganiro cyacu. Abdallah, nakiriye bamwe mu bakunzi ba Bwiza TV aho muri hose, abari mu Rwanda, muri Kongo, muri Rucuro, muri Kiwanja, abari Gicanga, abari Masisi, Rubaya nyine ubwo Ngungu, abari muri Sud Kivu, aho muri hose, Minova, abari Bitonga, abari hepfo ku Kavumu n'abandi mwese muri ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, abari hano Kibumba nabo turazuje. N'abaturanye muri Goma mwese birere muri aho mumeze neza. Hari abantu benshi mu birere bakurikira Bwiza TV. Mwese turabakiriye mu kiganiro cy'uyu munsi. Abdallah, tugiye kuri operation zimaze imizikorwa cyane, tureba kuri operation yakoze ku munsi w'ejo, ndetse twongeye tunarebe no kuri operation yabaye uyu munsi. Ariko Abdallah, turikomeje guhombya DRSP, ariko ni nk'amasezerano bagiranye na Kongo. Bigaragara nkaho Kongo yapatangiye kuzajya igura
bo basenya bagasenya ibyo badasenya bakabitwara. Yego. Kugeza ubu nta numwe urahenda undi ibyo bumvikanye baracyabikora neza. Turikomeje ejo ku munsi w'ejo yarashe kajugujugu inarasa drone inarasa ifaru isakomeza irase n'ibindi noneho inkuru yacu yatinda kuri ibifaru cyane. Ibifaru impamvu bivuga ni ibifaru bimwe mu bifaru bimaze kuza leta ya Kongo yaguze Abdallah yabiguze muri Turukiya. Bijya ifaru yaguze muri Turukiya nibyo byabigendeyemo yarayigikubise. Rero nkibaza FARDC ikomeje gukubitwa reka ko inafite n'ikibazo gikomeye. Urabona ni ibifaru bije bitaramara igihe kinini kuri terrain. Buriya kugira ngo ubone igifaru kije kigere ku rugamba gihite kibona n'imbunda yo kwita gisenyura ako kanya kuko ni ibifaru byo mu bwoko bushyashya bugezweho ubu ngubu. Ntabwo uhita uvuga ngo ubwo igifaru cyaje mfite imbunda yo kugisenya ako kanya. No kuvuga ngo amenya hari n'amakuru asohoka mbere. Rega aho bahahira bose ni hamwe cyaje bahahira bose umwe agura ibyo kurasa undi akagura ikibisenya ntabwo. Nuvuga ngo M23 isenya irasa drone ifite amatitanka hano drone. Zino drone za CH4 ndetse n'izi drone zindi bavuga za South Africa zose iramena. Bagira no kuri tanka ku bifaru nabonye ni udufaru twiza. Bira uzi icyo bigaba bigaragaza iki bigaragaza umuntu uri kwirwanaho, umuntu uri gutera ubundi azana ibyo kurasa abantu. Wowe icyo ukora nuko uzana ibisenyi bije kurasa. Nukuvuga ngo wowe uri Rwanda kame turenza buda. Ariko ziko imaze ibizu bifaru imaze kurasa wabibara nta nubwo sinzi ko tunabyibuka. Hasadek ibya Sadek ubwabyo bimaze kugenda. Ariko ifite n'ibyo yatwaye. Ifite n'ibyo yatwaye. Yego, ifite n'ibyo. Ibizu bibundi imaze gusenya. Yego. Ku munsi kandi imbunda urabizi iyo imbunda isenyutse aba bari iruhande nabo baragenda n'igifaru ntigisigenda cyonyine. Aba bari iruhande uko bagenda abana ba Kongo bari gushira igifaru ntikigenda cyonyine bigenda bigendanye. Nuvuga ngo iyo gifaru bagikubise ntishobora kura abantu 8 cyangwa 5. Ibifaru burya ni ibikoresho biba bifite objectif yo kurinda abasirikare. Nukuvuga ngo aho gisenyukiye rero abasirikare cyaniraga nabo baragenda. Urumva hari abarimo bagitwaye abakirasisha ari n'abakigenda iruhande uko abadivansinga barabitwara. Kiba kiri ni cover muri kiganiro tuza kwa turi kumwe na Alpha. Reka tumwakire nawe muri kiganiro. Alpha ndakwakiriye ndi kumwe na Abdallah. Mwakoze makuru y'iminsi Alpha. Makuru ni meza mu karere k'iwacu nta kibazo. Mu buseruko bwa Kongo ikibazo rwose ubona ko rwose bimeze neza haje b'imirwano ariko bikagenda bitwa ubundi akarere kafashwe amahoro ni yose. Hanyuma reka twigire ku makuru ari kuvugwa tuze no kugenda tugaruka kuri za operation zabaye. Ubu uyu munsi muri Masisi bihagaze bite Alpha? Yes, Masisi rwose muri Masisi harimo ibikorwa bikomeye kandi byiza ku mutwe wa AFC Mventura. Ibikorwa byiza bitigeze bibaho mu mirwano yabayeho uko bubwira biri kutagenda bihinduka. Ni ingingo nyinshi turivuga bwanameki. Ubu ikiganiro twagitangiye turagiye kugenda tureba noneho turebe uyu munsi wa none wenda reka tubanze kwa turebe ku makuru hari intambara tuze no kujya kubaza rendo bakomeje kuyamanika. Baza rendo bakomeje kumanika amaboko bisangire mu Venitro kandi Alpha twagiye tubivuga ndabyuka mu gano twakuze tuvuga tuteye mu Venitro nifata Nyanzare igafata Rubaya igafata Ngungu filimi zaba yizinze kubaza rendo. Twagiye rero turebe ku mirwano twagiye tubivugaho twabivuzeho tuvuga ko rwose inzira yoroshe no kwitanga bakijoyininga indika nuko abashoboye azahungira muri side. Rero abenshi manza baradukurikiranye basanze ko kwiyunga ari byiza. Ubu umubare mwinshi uri kwiyunga isi yose bireba.
Nyatura ngo zikomeje kuyoboka inzira ya M23. Rwose ziri kuza kandi hakaza abayobozi abantu batinywaga muri biriya byama bari bafitemo ijambo kandi bakaza sibine bakazana n'ingabo zabo bakanabishishikariza n'abandi. Ubu rwose ubona ko ari igikorwa cyiza kigaragaza ukuri kwa AFC kuko u Rwanda kuri ntatsindwa. Urabona ko nta muntu wa AFC wigeze yiripotinga muri Nyatura, ariko ubona ko bo bamenye ikinyoma bari kukivamo. Reka turebe noneho mu ntambara ziri muri Masisi wenda ibyo Wazalendo kuko Wazalendo ni topic turibuze kutindaho na Budara dufatanyije turibuze kuyikora na Risisi sibya Buda. Turebe noneho ku makuru y'imirwano muri Masisi bihagaze bitu ubu ngubu. Muri Masisi ko haba ni nako abarwo ndiwo Wazalendo bari kuzabamanika amaboko. Axe ya Masisi zone uyu munsi hiriwe neza kuko ubona ko abari bagamije kurwana nta mbaraga bafite bahisemo gutuza. Iyo ni axe ya Masisi zone. Axe ya Katoyi ariyo Kinigi naho nta mirwano kuko hiriwe ibikorwa guhereje n'uyu munsi ibikorwa byo gutegura akiri mu kwiripotinga ya muri Rucuro. Hari ibikorwa byo kwitegura kuripotinga. Abo ni bande bitegura kuripotinga? Urumva ko nta mirwano yabaye kuko barimo inzira z'abava mu shamba biripotinga. Nta mirwano rero yabaye muri Axe Katoyi na Kinigi yo hepfo mu Kazacyugi byazamahanga. Nta mirwano yabaye. Imirwano yiriwe muri Vicumbi, Kikuku na Rwindi. Ubwo ni muri Axe ya Rwindi na Kanyabayonga. Yes. Iyi mirwano yariri uyu munsi byagenze bite Alpha? Imirwano habonetse ibitero bya Wazalendo biturutse aho bita Nyakakoma biza kurasa ingabo zari ziri Vicumbi. Nanone hari ibindi bitero byarashe biturutse mu nzira ya Somikivu mu gace gaturuka muri ko biza kurasa za Kikuku Bwaranda n'uriya muhanda wose wa Rwindi. Niyo hiriwe imirwano ikomeye ariko bahakubitiwe bikabije kuko habonetseho ingabo nyinshi za Alpha. Mu minsi ishize havugwaga abayobozi bari Abazalendo barimo Basendugu Museveni. Amakuru yabo ubu ngubu bameze bate? Baherereye Sendugu Museveni ntarava kurizima uri kubibyegera bye n'ingabo ze zikomeye ziri kumuvamo, ariko yarahunze yataye ibirindiro arahunga, ariko ubona ko ingabo ze ziri mu kumukika. Rero ntituramenya iherezo rye. Hari ikindi ndashaka kubaza, imyitwarire ya AFC M23 mu gufata abantu bamaze kumanika amaboko. Iyo abantu bamanitse amaboko bafatwa bate? Par raporo y'abari abantu baza bakavuga ati twe tujye kujya kwiyunga na M23. Ubwo wenda ni mu abaturage barashuvuga ati twe turashaka kujya muri M23. Kumva ko Abazalendo bari kwiyungana na M23. Abaturage babyakira gute cyangwa abandi Abazalendo bo babyakira? Na M23 ibafata gute? Tretuma zabo ibafata bate? Irabakira bien sûr. Bahita bajya mu gisirikare cya M23 cyangwa bajya mu maformation hose? Yabayitishemo nko muri Rubaya yavuze ko abashaka kujya mu gisirikare barabajyana, abashaka kandi yabatse imbunda. Basabye kwanza kuzana imbunda. Noneho iraje isaba n'urubyiruko urushaka kujya mu gisirikare kujyayo. Urumva harimo Abazalendo, harimo n'urubyiruko rusanzwe. Nta bashobora guhita bajya mu gisirikare ngo bahite batangira kuba operationnaire batagiye kuba muri refreshment. Ubwo byumva byashoboka nuko bagomba kujya muri refreshment bose. Bamutse nabikora bisaba nani training wing nini cyane, bisaba igihe n'ubushobozi bwinshi. Rega Kongo ni nini, Masisi yonyine bayikoramo. None se reba FDLR yakoze training wing, yagiraga headquarter muri za Gashebiri, igira za Katare, igira ibigo ahantu henshi cyane muri Sud Kivu.
FDL ifite ibigo byinshi impamvu nabazaga ibyo ngibyo nuko ubu ngubu M23 iraza kugira umubare w'abantu benshi cyane, bamwe bamanika amaboko abandi bayiyungaho. Ngira ngo ubushobozi sinzi niba ubushobozi buraza kuboneka bwo ibyo wenda umuntu azabibaza nk'abayobozi b'M23, ariko ubona ko M23 byanga byakunda mu mirwano iri gukora buda ikeneye abaturage nabo bazarinde abakeneye. Ni nacyo gitego cya mbere yatsinze, ni nako ubwo bukungu yafashe bwa mbere. Yego. Hanyuma Arufa ture muri axe ya Rwindi, bwo turagaruka ko bazarinda badarashaka kubigira byamenyaho cyane. Axe ya Rwindi biravuga ko M23 yahafashe matekwa nyinshi, ihakubitira ibifaru, mu gihe ku munsi w'ejo yashwanyuje drone ebyiri, inakubita akajugujugu byensiri n'igisirikare cya DRC. Tubwire none mu magambo arambuye bihagaze gute muri Rwindi? FRDC Rwindi ngo ndava Rwindi n'Akanyabayonga ishaka kugaruka muri ibi bice byayo mu buhe buryo? Ni ya operation twumvishe bava ngo ni operation revenge cyangwa se revengeance operation? Yes, twakiranye ko tumaze iminsi tubona imyiteguro yabo mu mujyi wa Goma, za Butembo na za Gisangani bitegura, banatangaza ko na SADC yemeye ko igiye noneho kuja mu garuze ibice byose byafashe axe ya Rwindi, bagakoresha imihanda yose muhanduza uriya muhanda wa Vicumbi ari uzungurutse Nyakakoma, ukaza ukaba wahinguka aho bita Binza, kuko Binza itaragarurwa yose mu maboko ya M23. Rero ibi bikuba kuba bashe imirwano ni bikuba bigaragaza ko operasiyo zatangiye, gusa ko nuko kuva bayitangira bagiye bakubitwa bikomeye. Ntabwo ndi kumva neza, reka nongere ngo hamagare, ntabwo ndi kumva neza uburyo uvugamo, ntabwo numva neza ikibazo cya network. Abantu banihangane ko muri iyi minsi dufite bya network biri general muri East Africa. Yego yagarutse. Yego Arufa, so nuvuga ngo izo operation zose bateguye bagiye bakubitwa, nta operation nimwe babashe kuba batsinda. Icyo nibaza wowe ukurikije ingabo bashyize hariya uyu munsi wa none ni FARDC y'u Rwanda yonyine, kuko turabizi ko harimo ibifaru bishyashya bazanye, harimo indege, harimo drone. SADC iri hehe ubu ngubu? Abarundi bari hehe? Ndavuga muri axe ya Rwindi. Axe ya Rwindi ari FARDC yarwanye yonyine, harwanye. Hello. Okay, mu yashaka network reka tuganira. Abdallah, yewe nibaza kuri wowe ukurikije ko operation zakozwe, uburyo M23 ijagajaze Masisi ikanajagajaga Rucuro, muri iyi minsi bikoze mu Misiri, gahita yinjira muri Sud Kivu, ubona ubaye uri gisirikare nka FARDC cyangwa ugisirikare wakomeza urugamba? Oya, reka mbanze mvuge kubyerekeranye na operation ziri gukorwa ubu ngubu. Ikintu kisa nko gushaka gukora comeback cyaba bari ba FARDC bavangwe muri za Rubaya za Rwindi hirya gato. Mu byukuri urebye abantu barwanaga muri bice bya Masisi Rucuru, iyo basunitswe bagana ahantu bitwa za Beni yo hirya za Rubero, ubwo niyo ntandaro yo kugana aho ngaho. Kandi ngira ngo muri ibyo bice ntabwo bazigira bishimira abo bantu barwaniraga muri bice bya Nord Kivu. Oya, unabivuze neza, rega ntabwo tugomba kuvuga amazina amazina yazo tukayavuga. Nuvuga ngo hariya mu Batembo n'Abakobo ndetse n'ababwo n'Abandandi n'Abakobo n'Abahunde bagomba gukora block yo kubatangira. Ntago bashaka FDL hariya, ntibashaka bo mu bwoko bwabo tuko niba ari muri cya gice cyane. Bivuga ko rero bazagira ikintu kimeze nk'umurongo munini cyane wabo wabushijwe kujya muri ibyo bice, bakaba nta yindi nzira bazakora usibye gushaka uburyo bagaruka ngo bashake gusubira n'ahandi. Bitaba ibyo ngibyo bagakora undi murongo umanuka ugomba kugana muri Sud Kivu. Niyo nzira izabisigaye, niyo solution ya nyuma izabisigaye. Gusa makuru hari Abdallah nuko bamwe b'inkwakuzi bamaze kugera muri Uganda,
abandi baca bura mbere bakimara gufata Nyanzare na axe ya Rwindi igezemo M23 bahise bazamuka byarabagoye cyane baza muri banyura za Sud Kivu burumva bazamutse banyura za Rwaya na Ngungu bashobora kuba baranyuze baza bambukira baza muri Goma uvuga ngo arabaje muri Goma hari nabagiye muri Sud Kivu so urumva ntago bigeze batekereza kuvuga ngo barajya muri Warikare oya iriya nzira ntago ishoboka ntibigeze batekereza ngo barajya muri Rubero ngo bajye muri Butembo bajye gukora inkambi nkuko bazikoze nkuko bazije kuzikora mu mujyi wa Goma nkambi ntago bazikora ntago bishoboka hariya bikaba ari na challenge ni nacyo kintu cya mbere twanarebaga dukora n'uyu Alpha dukora ubusesenguzi kuri gufatwa kwa Nyanzare Ngungu na Rubaya twarebaga ko kubera uburyo batumvikana n'abatembo batumvikana n'abakobo hagati yabo kinini ntago bagomba n'abandani ntago bagomba kuba bahungirayo yego ntago bishoboka byanavuzwe ko FARDC yaje ndetse SADC bigeze kuzana imbunda n'ibikoresho by'abashaka kubishinga muri hariya mu batembo ravuga ati no ntago tubashaka mugende musubiri wanyu mwamenyere kuzana mugende mujye kurwanira ntago tubashaka gusa Rufara cyafite network mbi cyane sinzi niba yasohoka gato hanari ushobora gusohoka gatanu uri ukajya ubu uratwumva neza so wari ugikomeje utubwira ibyabaye Kikuku na Kibirizi n'ahandi ego nyine twari dukomeje kuri operation ya Rwindi na Kanyabayonga twarimo tuvuga ko ni South Africa ariyo SADC na coalition Wazalendo na FARDC nibo bagabye ibitero guhera ku munsi w'ejo n'uyu munsi muri biriya bice abarundi babonetse nibo bagabye ibitero so hanyuma icyo nibaza Alpha matekwa zikomeje gufatwa nyinya nibaza wowe nkaho umuntu uri aho ngaho muri icyo gice utekereza imvete izabona bafungira n'icyo kintu banibaza ibafungira hehe gestion yabo nishobora kugorana ntiyari ubwo ko abantu bashobora no kongera kuyisubirana abari abafatwa nk'abanyamahanga ngira ngo bazakomezwa barindwe neza ariko abafatwa nk'abanyagihugu bazahabwa ideoloji bigishwe nabo cyane ko bazababonana bagenzi babo bari mu kuza ndamye mbona ko bazabajoyininga mu gisirikare ni nabyo nuzayabazaga Abdara hanyuma turebe ibyo ngibyo urabona ko amateka wenda zaba zarafashwe muri Wazalendo zize gusanga zisange uwo bita Colonel wabo Kifaru muri axe ya za Nyakigano na Kinigi n'ahandi babone yiripotinze yiripotinze uyu munsi yes rero urumva bazaza baganira na ba kiongozi babo babaci mu mahugurwa banagurwe bavanemo ibitekerezo bibi babe nabo mu muryango nk'abandi cyane ko AFC Tavangura yaje gufasha abakongomani bose no gukorana n'ingabo zose abemeye kurwanira igihugu no kurenganura abarengana nta kuba ari matekwa ibivuze ko bazahora mu gufatwa bazanagurwa babaje mu bandi hanyuma tujye no kwitanga kwa Wazalendo ari nabyo Abdarabuza kubaza ukwitanga kwa Wazalendo ni kugaragaza ko intambara ishobora kuba igiye kurangira tukiri kuri iyo ngingo menya ko nta buhungiro bari basigaranye abari muri reaxe ya Kinigi umanuka Gatoyi amaherezo kwa kugera muri Warikare kandi uvuga ikinyarwanda ntibamwemera ubona ko rero ni igikorwa kigaragaza ko intambara isa naho igiye kurangira muri Masisi uvuga ururimi rw'ikinyarwanda uvuka Masisi wari muri Wazalendo muri Maimai baracyayijoyininga muri AFC ubona ko urugamba muri Masisi rufite 60 ndende n'abaFARDC bari kuza mbona ko rugiye kusa naho ruza kugira
igihe cyiza amahoro akagaruka neza. uku kwiripotinga kw'aba wazalendo ndetse bano basirikare ba FARDC ntago kwaba ariko kuri gutuma wenda M23 itagikomeje kwa advancinga ko mu minsi ishize yari advancingaga cyane ubona ko idashaka no guhagarara, ariko muri iki gihe abantu barimo barabona ahubwo hari kuza wazalendo ziyunga kuri yo ni uku kutagenda imbere ku rugamba. Ntabwo byabiterwa n'icyizere ifite cyangwa se nayo ikaba iri muri negociation kuko nayo birashoboka ntikenerega kubarasa. Urabona ko kuba bari mu kuza bafite amakuru bagomba gutanga agomba gufasha M23 nayo mu gupanga izindi ngamba zo kubohora abaturage bari ahitaragera. Rero ntabwo kuba bari mu kuza byahita bishoza intambara vuba, ahubwo nta makuru bagomba gutanga, ni nabo bazafasha M23 kuja kubohora aho baturutse kuko bazi ibibazo bihari. Rero njye mbona ari igikorwa cyiza kuba yaba iri mu kugenda ihagarika imirwano, abavuye iyo ngiyo bazaza batanga pura bavuga ati hameze gutya, abaturage twatotezaga bameze batya, hasigayeyo runaka aracyariyo, reka turebe ko nawe yaza. So ni politike nziza kandi ifite success mu buryo bwo kuba AFC yakomeza kubohora imiryango irenga. Nuvango abazalendo bagiye guhiga abandi bazalendo. bazabanza babahamagare abazananira n'abazaraswa. Niko bimeze. Urumva ritari ko bizagenda kuko urumva niba kubakoresha mu kazi. Ukurikiranye ijambo uwitwa Colonel Gifaru yavuze ati abazalendo ntabwo dushaka kurenduka, kandi ijambo Segeta akora kuki atabohereza iwabo. Rero natwe ntidushaka iryo jambo hano iwacu, n'abari inyuma nibaze, nibataza turabakurayo kuko ni abana bacu, nitwe twabatoje. Ntabwo umubyeyi yagenda ngo asige umwana, wabonye ko n'abari inyuma baraza gucika intege, baze vuba baraba basanga ababyeyi babo, abatinze bakubitwa. Ese uyu Gifaru yazanye n'abasirikare bangahe? Ni benshi umubare ntabwo nabashe kumenya, ariko ni benshi kandi n'abandi bari mu kuza. Umubare uraza kuba mwinshi, ntibaza kubura mu 150. Uyu Gifaru yari muri Nyatura, yari umuntu ki? Gifaru ni umwe mu basirikare bakoranaga na General Kingingi muri parti ya Museveni Sendugu. Yari umwe mu bantu bafite ijambo bakomeye, kuko uramuzi ndabizi tumutubwire ni mutugane. Alpha no mu mvugo mu buryo bwo kuvuga bw'iyo ngiyo bw'amoko, abo banyaturani bwoko ki n'abahutu nabo mu bahutu biganje abahutu. Okay ubwo n'abahutu. Okay sawa. Biragoye kubivuga ariko nta kibazo kuko baravuga ko yazanye ni Gifaru wazanye na Gifaru wo muri FARDC ngo Colonel Gifaru de FARDC yahoze muri FARDC, atavamo tena aja gushinga umutwe wa Pareko mu bice bya Nyakigano na Kinigi. Ni umuntu uzwi muri FARDC, ni umuntu uzwi mu balide. Uvuze Gifaru ukavuga Mugabo, ukavuga n'abandi. Uriya Queenifo bazanye, Queenifo nawe ni umuntu uzwi hariya cyane, waba ufite imbaraga zikomeye muri wazalendo. Ubona ko harimo n'uwitwa Kapiteni Claude. Okay, abaturage bumvishe inkuru uravuga bara abantu bakomeye muri iriya sektere ya Masisi, bara abantu bazwi nk'abalideri bakomeye kandi bari barepresenta Pareko. Ese Alpha ntubona ko aba bagabo kumya kwitanga muri M23 nkuko twabivuze ari ukubura amahitamo yaho berekeza, kuko umugati w'umwana uragiye, ni ikibazo cy'amabuye yaragiye cyane ndavuga muri axe ya Masisi, muri abo muri Masisi, si ikibazo cy'uko umugati ugiye. Ariko nanone menya ngo bari mu kinyoma babizi, uretse n'ibyo bari mu kinyoma babizi, bazi ko ubuyobozi bwa Kisegeti
uvuga ikinyarwanda wese ntibumwemere. Ntibashukwa rero n'ibintu bazi ko nyuma bizabagaruka, bashobora no gufata uwo mwanzuro, kuko siyo ntambara ya mbere. Intambara ya RCD bose bari bivanzwe neza, akarere kagira amahoro. Abatekereza rero ntabwo twavuga ibyo ngibyo, ahubwo bashaka kugarura ishusho ya mbere yo guhera muri 97 98 kuzamuka kugeza ubwo RCD yaje kugaragara kurengera abavuga ikinyarwanda. Niyo shusho rero igiye kugaruka, ituvuga ngo nuko amabuye yagiye, ahubwo bagenda bumva bakamenya. Babwirwaga ko AFC ari icyama kiva mu Rwanda, ariko basanga ko ari abakongomani bagiye bakorana, baza akarengane kabaho, bahisemo rero inzira nziza. So turebe nkurikije ibyo uvuze nibyo birumvikana, kuko amugani aba bantu badakora bari babizi, nubwo bitwaraga kuriya bari babizi neza ko igihe abitwa abatutsi bazashira hazakurikira abahutu. Abavuga ikinyarwanda bose ni bamwe, burya ntabwo wafata umwe ngo umukure hano, bose bazasuzugwa, bazicwa, ubu ngubu nicyo gihe babonye nibwo buriho bwiza bwo kubana, bwo gusubira bakabavuga rumwe. Ngira ngo ni nayo makiriro yabo, kandi nta hantu hashobora kuba umuhutu nta mututsi uhari, nta hantu hashobora kuba umututsi nta mutu uhari. Ubu ngubu mu by'ukuri ngira ngo ejo ni heza kuri bo, nibitwara neza nk'uko turi kubona bigenda, bazagira ejo heza. Okay, Alpha, noneho reka turebe, noneho tujye mu mujyi wa Goma. Ndashaka no kugarura mu kibaya. Ejo bundi ndabizi ko ufite ukuntu woherejeho drone mu kibaya ikajya gusura defense za FARDC nuko bihagaze. So ndashaka tujye mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma byifashe bite? Umunsi muyayiriwe mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma hiriwemo ceremony, bagiye gukora ceremony y'abantu bo ubwabo bikiye, uziko nibo bohereje bombe mu nkambi. Bakoze rero ikintu cyaje kudutangaza, bafashe na bamwe baguye mu bitaro bazize uburwayi, bafata abandi b'impanuka. Bakoze ikintu gikomeye bagaragaza ko bajimije abantu bishwe na M23. Yari ceremony ikomeye, ariko twamenye ko zimwe mu birambo ba presence, ibintu byose ceremony bakoze ni ibintu bashatse kugaragaza ko ari ibintu bikomeye. Igikorwa cyakozwe na M23 bavuga RDF, hano bavuga M23, bavuga igisirikare cy'u Rwanda. Yego, bo bavuga igisirikare cy'u Rwanda. Uzi ko bafata M23 bare RDF. Ntabwo M23 bayizi nk'igisirikare cyonyine, bafata M23 bare RDF. Rero nibyo bikorwa byiwe muri Goma. Abayobozi babyitabiriye banateguye n'umunsi ku rwego rw'igihugu uzaja wibukwa nyine. Umujyi wa Goma ntabwo hiriwe hameze neza, abatagerageje kubyitabira bahuye n'ibibazo. Hari abagiye bafungwa, bazaga bakontorora amagambo umuntu avuga, ibyo umuntu avuga bakamufunga. Uzi ko n'abanyamakuru bakoze investigation bagaragaza ko bombe yavuye muri leta, nabo barabahagaritse, babategeka ko batazatangaza ibyo bintu. Rero inzego z'umutekano ziriwe zikora n'indi mihango nayo ikora. Bivuga ngo bamwe bashyinguraga, abandi barimo bahigwa bukware. Yes, bazaga baperereza, bumva ibyo umuntu avuga kuri uwo muhango, uvuga ati ni bombe yavuye muri leta bakagufunga, wavuga ko yavuye muri RDF bakagukomera. Kandi muri Kongo abantu babo baravuga kubabuza kuvuga ubahemukiye rwose. Okay, ku mibare y'abo bantu bapfuye, ndibuka ko leta yari yatangaje ko abantu bapfuye ari 14, hagakomereka 35. Ubu baravuga nyuma yabo none abapfuye ni 35, hakomereka abandi barenga 35. Urumva ko biragenda bihindura. Ni raporo zisa nkaho zitatanzwe ku buryo buri professionnel.
iyo bategura no kubeshya bagomba kubitangira mu ntangiriro kandi bari yarahimbwe. Hanyuma turebe Alpha mu kibaya bihagaze bite rero? Mu kibaya rwose defense za Wazalendo koalisiyo yose zihagaze uko zari zihagaze, ariko zaje mu kwegera imbere gakeya. Ubona ko imyiteguro yabo ni yindi, ariko ingabo za Tanzania zavuye hariya ziragenda habereye aho. Ntituzi niba bari buhazane izikihe gihugu, niba hari buze Malawi, niba hari buze Abarundi ntitubizi, kuko drone zacu zaramanutse zigera kuri 3 antene zireba uko bimeze. Nuko nguko nta cyahindutse kirimo, ariko ubona ko bamwe bacitse intege babonye ibyabaye muri Masisi. Twagiye tuvugana n'abayobozi bahayoboye bakavuga ati n'ubundi natwe nubwo turahangaha nuko batarahindura umututu, nibawuhindura natwe tuziruka. Ubona ko rwose hari kubwo nyine inshingano, ariko nta gikorwa gihari gikomeye nako bateganya gukora. Ubwo ni Abazalendo abenshi kuko nibo badeployinze muri kiriya kibaya. Abo ngabo rwose, kuko bamwe bagiye baturuka za Masisi, bagiye babona uburyo bagenzi babo biripotinze, abandi bakabona uburyo abandi birutse. So axe ya Kilimanyoka za Kibati, Wazalendo zifite morale nke cyane, nta morale zifite. Nabo nuko babuze inzira, kuko urabona inzira yabageza Masisi ntayo bafite. Mbona ko imirwa itangije Kibumba bazaca bose bigendera. Kandi bamaze iminsi bahabwa ibikoresho ndetse n'imyambaro Alpha n'ibyo kurya. Bihabwa ibyo ntibigaragaza, kuko niba umuntu bayoboye, umuntu barimo akubwiye ikintu ugasanga movement yari afite yarayigabanyije, akakubwira ati n'ubundi sinduta bagiye nanjye nuko afite impamvu atanga. Icyo rwose nta imyiteguro yabo irasanzwe, si rimwe si kabiri, ariko ntabwo twabyadutera ubwoba kuko ntibaruta force zari ziri mu rubaya. Ubu se Abarundi noneho bavarizwa he? Abarundi bari muri Goma, bari mu Bambiro, bari mu Gunga, Minova barimo. Agace ka Kilimanyoka niho batarimo, babamanuye barepfo hafi ya sheferi ya Bukumu. Utambika kuri sheferi bahafite ikigo hirya gakeya kigabanyije groupement ya Muja na groupement ya Munigi, bahafite mu ikigo. Ubwo bari hafi y'ikibuga cy'indege. Ni babakireba kuko urumva bari Muja na Munigi, hagati ya Muja na Munigi. Yego. Erega Abarundi bakomeze no gukubitwa, bafatwa amateka buri munsi. Abarundi bararaswa, Abarundi bari mu bantu bafite ibibazo muri ino ntambara Alpha. Cyane nibo bantu bibasiriwe, kandi nabo ubwabo rwose barabizi, bazi ko ni agahato k'igihugu, k'umukuru w'igihugu n'ingabo zikomeye zibayobora, ariko abato babuze ubuhungiro. Nahoze mbona ko hari abavuga ko imbatangira bafata ngerega natwe ntabwo twaje tuzi iyo tugiye ngo dushiduka ngo tugejeje hano, kandi baje hari n'abagiye batoroka bakaja mu nkambi, abagiye baja mu nkambi z'impunzi. Yego. bagaturayo, agahitamo kwiyandikisha nk'abaturage. Iyo yakenje nk'umuturage akava mu nkambi akava mu kigo gisirikare, rega bamerewe nabi, barahekubiswa abagabo bahuye n'ibibazo rwose. Alpha, reka tukoreke boniye na Udara tugiye mu busesenguzi natwe, cyangwa tubanze tuvuge kuri reka nawe dufashe kuri Wazalendo, cyangwa twabirangije. Ariko hari ikintu atatubwiye mu byerekeranye n'imbunda zarashwe bya drone yigeze ibifaru byarashwe muri axe ya Kanyabayonga na Rwinzi. Bino bifaru byajyanye n'abantu bangaye?
amakuru dufite nuko igifaru kimwe nicyo cyarashwe kirashya. Iyo rero tumenya amakuru tuzadukurikirana amasaha akurikiye tukamenya cyahitanye bangahe, ese decision bafashe no kubigarura nangwa barabigurisha. Tuzatanga ayo makuru ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo nibwo tuzabaha reporter risasi na Mageruhi bamugani wa Magashi. Abantu baba twihanganiye rwose. Yego. So Arufa, reka ngushimire cyane, reka nkomezanye na Budara, ibindi naho mu kanya. Abda abyumvishe rero. Ngayo nguko operation zikomeje ko operation Revengeance operation wayumvishe nayo. Nayumvise. Ubu bigaragaza yuko rero iyi minsi ikurikiyeho leta ya Kongo izagira ibibazo bikomeye, ariko yatangiye no kubigira. Uko kuza kw'aba Zalendo bamanika amaboko buri munsi bakamanika bafite icyemezo cyo kugira ngo bagende kwiyungana none na M23, ni nk'inkota ikomeye bacumise mu mutima wa guverinoma ya Kongo, ku buryo nahise mbona abayobozi bamwe harimo Julien Paluku, uramuzi yahoze ari guverineri wa Nord Kivu mu gihe cya mbere gishize, ubu yari ministre mu ntambara za M23, wari M23 ya mbere mu 2012 na 2013 yari guverineri wa Nord Kivu, ubu yari ministre wa infrastructure. Yaravuze ngo barashaka gufata abahutu ngo bitaga FDLR, none ngo babashyize muri M23, kubabuza ngo muhafi mwe ntimujyemo. Haza witwa Christophe Rutundura, ministre wa Affaires étrangères, aratangira kuvuga yuko ngo we azi neza yuko u Rwanda rufiteganya gukora genocide y'abahutu. Donc ikintu gisa nko gutera ubwoba bari abantu muri Rubaya ngo bareke iyo muvuma, kuko iyo bateye ubwoba muri rusange. Yego. Kuko bari bizi neza ko ikintu kizavamo ni ikintu bashatse gusenya mbere ubumwe bw'abantu batuye muri Nord Kivu, Sud Kivu, bashatse kubisenya. Ubu kigaragara nuko ibyo bari bubatse byose bisa nka bitangiye kurindimuka. Tuvuga ngo bageze aho bikomeye, buriya iyo umuntu akwatse territoire hafi ya yose akongera gufata indi hafi ya yose yerekera mu yindi, kandi ubona ko afite gahunda noneho yo kugusatira. Mu bigaragara bibona ko imeturinda kubasatira, irabasatira igana muri Kinshasa, nitagana muri Kinshasa ku munsi yamara gufata intara yose, nimara kugera mu mujyi wa Goma izaba imaze gufata intara yose ya Kivu y'Amajyaruguru. Ruva ko ibyo bijyanye na gahunda yayo, ariko nkangi igitekerezo cyanjye rwose buriya wenda kureba amakuru umuntu akagenda cyavugaho iyo bita santimaze. Jema numva umunsi bafashe Nord Kivu na Sud Kivu bagenda buhoro, ubona ko bazaruka bakitonda, baba n'umwanya wo kuba bashobora gutoza abasirikare, bagaha amahoro abo bantu bavuga ikinyarwanda rusange, bakaruka amabombe, bakatuza, bakarya umusaruro w'amaraso y'abana babo yamenetse, baba muri Nord Kivu, muri Sud Kivu. Umuntu witwa kwavuga ikinyarwanda, umuntu witwa umuhunde, umuntu witwa umubembe, umuntu witwa abafurero, abanyamurenge, bose bakagenda muri icyo gice cyose bakora ubucuruzi basabana. Ikibazo se leta ya Kongo izabyemerera bika ko leta ya Kongo niyo ituma kenshi n'ibyanga izaraswa, irazana drone, irazana Sukhoi, irazana ibifaru. Rero izi bifaru yaguze bazazisenya, bifaru bigera mu 180 izabinyuza hese, ariko birarwana ntibitera bombe se. Fata ubwo izo drone, fata zira CH4 izanye izindi zingahe esheshatu, niba atari zirindwi, eshatu izanye nshyashya. Yaguze igiye kugura izindi 13 kandi zo zarajirega, ntabwo agiye kuba yaguze izamaze kuza. Ariko buriya makuru mu byo numvise nuko harimo ebyiri zamaze kuraswa, zamaze kugenda, ariko bose nejo ubwo hazarasa izindi. Ni ikibazo gikomeye, harimo problème ya finance. Sinzi niba bazakomeza kuzigura. Ndashaka je nawe ngiye kwibariza ikibazo kimwe. Nyuma y'intambara Kongo izaba imeze gute? Uyitekeza gute? Kuko iyi ntambara iratwara abaturage, iramena amaraso menshi atandukanye. Noneho iyi ntambara ikindi economy, igihugu kirimo kirasorwa, umutungo ujya hanze. Iyi ntambara nirangira nyuma y'intambara, ntabwo Kongo izaguma uko tuyibona ubu. Kongo rwose izacikamo ibice bizaba bine. Ibice bine nibyo bishobora kuba bike. Usibye bituri kubona ubu ngubu bya Nord Kivu na Sud Kivu, wenda bigaragaramo imirwano ihoraho
no mu majyaruguru ya Kongo Kinshasa, ariko n'ubusanzwe mu myaka 60 Katanga yakoze uko ashoboye kugira ngo yigenge biranga byarananiranye, kandi ababikoraga icyo gihe ntabwo bigeze babivaho, batacya bifite ku mutima, igihe byose bazakabungukira bazabisubira. No kuvuga ngo nabo rero ntabwo yari ifite bazareba ibintu biri kuba muri Nord Kivu na Sud Kivu, uburyo bazaba bameze neza, bamaze kwigenga ubwabo, bazabwira ati natwe turatangiye. Ntabwo yari ifite supporters, ntabwo yari ifite abandi bantu nabo barimo barwanira kubaho. Reka ko bari bafite ikibazo cya organisation. Uyu munsi ubona ko M23 izasembura abandi bantu benshi, oya izaba intangarugero, bazashingira kuri ibyo nabo batangije. Ariko Abdallah, nubwo tugeze muri Rwindi Sadek bahakubitikiye, bagomba kuhakubitikiye. Sadek bahakubitikiye, Abarundi bahakubitikiye, Burarundi no muri Rwindi rega ntaho batagiye kurwanira Abarundi. Sadek nubwo muri tuyivuga tukumva ko ari organisation ikomeye, ariko ntabwo yigeze igaragaza yuko ifite ibintu bijyanye no kwitegura, imyiteguro yayo ntabwo yabaye myiza. Rega Sadek tuyivuga nk'ibihugu byinshi, fata ibihugu biri muri umuryango, ni ibihugu 16. Ibihugu bifate bihuriye ku mutwe umwe, nubwo haje ibihugu bitatu bihuriye ku mutwe mutoya, nabwo ufite abantu bavuka muri abenshi muri Nord Kivu n'abavaye. Buriya M23 ni umutwe ukomeye cyane ku buryo urakomeye kubera reba Sadek yagiye muri Mozambique, igiye kurwanya ibyihebe mu by'ukuri ntabwo byari byinshi nkuko wenda M23 ingana. Wenda imirwanire yari itandukanye, ariko ntabwo byari byinshi ku buryo Sadek yagera hashira igihe ikavuga ngo ngiye manitse amaboko nditahiye ngo wenda birananiye. Ariko yagira sezera rwose. M23 Afrika y'Epfo yari ifitemo abasirikari 1400 ngira ngo. Afrika y'Epfo 2900 harimo ibindi bihugu nk'abindi nabyo byari byazanye abasirikare babyo, batangira kuvuga ngo ntabwo babonye ibikoresho bihagije, ntabwo baraguruka baragenda. Basiga u Rwanda rurimo rwirwanaho muri icyo kibazo, rugikemura uko rushoboye. Na hano rero nuko baje muri ubwo buryo basanzwe bagenda, basa nk'aho ari abantu badategura mu butasi bwabo, badategura muri logistique, badategura mu bumenyi abantu bagiye ku rugamba. Ibyo rero kuba bari gukubitirwa mu bice bya Masisi, bahuye n'abahungu batesekeye mu birunga hariya. Ubundi intambara ubona ko ikintu izakora, icyambere muri economy zasigaye Kongo ifite ikibazo cy'ubukungu, nubwo wewe wavuze ko izacikamo ibice bitatu, ariko muri rusange nka Kongo izafite ikibazo gikomeye cyane, ifite n'icyo kinini muri GDP yayo, kandi ubu yamaze kukigira. Kongo irasohora cyane kurenza ibyo izana. Birashoboka ko ari n'amakontra menshi yagiye akorerwa ku bice M23 yitwariye. Ubundi hazashya ni mumfashe nzaba Rubaya M23 yitwariye. N'ubundi Rubaya yari yarafata zasombe Kivu. Abo ngabo mwakoranye amasezerano uzababwira ngo iki? Uzabashusha ubundi bigenda gutabuda. N'urugero rumwe mu gihe iyi Kongo hacikamo ibice n'urugero igice kimwe kikajya kwa M23, ikindi hakaza Katanga, hakaza n'izindi nkuko bivuga ibice bine bikaboneka. Kandi mu baje kurwana bahawe Rubaya, abandi bahabwa za Some Kivu, abandi bahabwa za Rwangara, abandi bahabwa muri Sud Kivu. Mu gihe ibice byaba bifashwe n'umuntu utaragize uruhare muri amasezerano, kandi igihugu kizakishobora kuba gihindutse, bizagenda bite? Mu mategeko y'ibintu bitwa contrat, tugiranye contrat rwoko bubiri ushobora kuba bwa contrat ya mbere ishobora contrat igusaba igikorwa, byita contrat de résultat. Iyo contrat de résultat uvuga ngo yewe nawe wowe unyemereye gukora ikintu akibona, iyo ni résultat. Habaho indi contrat ya kabiri yitwa contrat de moyen, contrat ya kugerageza, nge ndagerageza. Ni contrat buriya nk'abaganga bakunda gukora, cyangwa umwavoka. Yego, iyo ujye kureba umwavoka ntabwo umubwira ngo nge ngomba gutsinda, kubera ko nawe ntago abazi niba korana contrat yo kugerageza kugukura muri ayo mage urimo. Hariya rero niba hariya contrat Kongo yagiranye nabo ngabo n'uko mfasha nzaguha iki kinombe, ariko mu gihe cyo kinombe kidahari rero urumva, kandi icyo bagomba no biraganaho ko bagomba kongera kurevoya izo contrat. No kuvuga ngo Sadek nayo iri mu gihombo, nazira contrat bagiranye zigomba kongera kurebwa. None ubu ngo turi gupfira hano, uzaduhemba iki? Kubera ko ngo Kikwete mu gihe bahuraga muri Uganda yarimo avuga ati nyamuneka
timuduhe rwose igihe asaba Museveni ngo basabire AFC bazabaho igihe kinini cy'amezi 6 ngo babone kuva muri Kongo. Abandi bakavuga ati twebwe abana twaragerageje mu gihe cyashize mu ntambara zabaye tubasaba kuva mu mujyi twarabahemukiye bari mu buhungiro barimo ba struggling, none twakongera kujya kubabwira ati ahubwo mwe musohoke muri Kongo mugende. Abandi bati muduhe Mateko mudusabe Mateko, ateko bana babwiye bati Mateko za muzazibona nyuma y'amezi 2. Yego Mwaramaze mwarivinza out muri Kongo. Urumva nka South Africa yaje ivuga ko nizi drone ishaka guha Kongo harimo igice kimwe bango urabaha ibikorwa byaho bagomba gucukura amabuye na petrole. Urumva South Africa ni yamuka inaniwe kuricinga kunuza izashye. Urumva ikintu kizatuma abandi nabo bashaka kwiyopoza izi kontra zaberaga za Rubaya zabera za Somikivu kuko M23 zaba yatwaye ntabwo bazongera koreraho amakontra. Yego uzajya kumva bumve bavuga ati reka tubaheze ikinombe cy'Ikatanga batereka da natwe nitubashaka. Hari abandi bacukuraga aho ngaho bibakavuyo ubundi ko mu minsi iri imbere bizaba ubundi no mu buryo bwa economy hazaba intambara ya economy. Ubu turabona intambara yo kwirwanaho y'amasasu intambara zishingiye ku moko, intambara zishingiye ku turere. Ejo bundi tuzaba intambara ya economy. No izi drone turi kuvuga ntabwo tuzi ko zaguzwe cash. Nubundi amadeni menshi South Africa nubundi yatanze ni ideni igomba kandi ugomba kuzishyura. N'aba barundi bari muri izi mission ntago ntekeza ko Kongo yafashe amafaranga yose iratanga gutya. Uzi ko buriya impamvu SADC nubundi yatinze kuza gutabara Kongo aruko Kongo buri itanda kutangaga n'imisanzu ya SADC. Muri SADC nagataga imisanzu. None bazo ntushobora gutanga umusanzu muri SADC none ugiye no gusaba ngo bagutabare. Yego ni impamvu zituma udatanga iyo misanzu nuko mu byukuri umutungo wabo ubari muki. Ni nk'Uburundi na EAC. Aho wikeneye mu Burundi nka EAC. Yewe. Aho reka dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni ukuvuga ngo Kongo yejo iteye amatsiko. Ntacyo nkwijeje. Ubuno burasirazuba bwa Kongo twese tubufite amatsiko. Ubwo ejo twategereza amarepublika amwe namwe yavuga. Reka turebe kaduhe igihe. So reka nshimire mwese mwakurikiye kino kiganiro, shimira abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com. Abudara ndagushimiye. Nanjye nagushimiye. Reka nshimire kandi Alpha, nshimire rwose n'uyu musore wadufashije gufata amashusho. Mwese mukomeze kugira byiza. Ikindi kiganiro ni ku munsi w'ejo. Imana nibarinde.